Muraho neza nshuti zacu mudukurikirana umunsi ku munsi, mbifurije umunsi mwiza kandi Imana ikomeze ibagirire neza cyane. So rero tugiye kubana muri video uyu munsi, tugiye kurebera hamwe ibibazo byagaragaye mu kizamini cya perezida cyakozwe uyu munsi tariki 18 ukwezi kwa 10 2025. Nyamuneka niba ugeze kuri channel bwa mbere utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, comment, share kugira ngo tubane umunsi ku munsi, kubera ko nanyira amasomo yatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugatsindira provisoire yawe. Nyamuneka no kuritsindira provisoire, intego yacu no gukora rimwe ugatsindira provisoire yawe. Ukora rimwe ugatsinda tugatsinda ni nk'umuco turanga no kuritsindira provisoire. Mpamvu mfashe umwanya nk'uyu tugakosora hamwe bino bibazo biba byaje mu kizamini cya provisoire buri munsi, no kubera ko bino bibazo biragenda bikagaruka. Nyamuneka ugasanga ibibazo bijya muri 12 dukosoye muri kino kizamini cyakozwe uyu munsi, byose bije mu kizamini cyawe uri bukore. Niyo mpamvu tuba tugomba kubana gatanu ku kandi. So tugiye kubana rero muri video, nyemera ufatika n'ikaramu dukosorera hamwe, uraza kuza kutubwira muri comment umunota wari bugire muri kino kizamini cyakozwe uyu munsi. Twose cyane ku kibazo cya mbere cyabazaga kiti, ese iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese uri kubona ni igisubizo gikurikira. Ese ni A. Birabujijwe guhindukira cyangwa ni B. Birabujijwe gusubira inyuma. Ese ni C. Umuhanda unyerera imbere cyangwa ni D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ani igisubizo gikurikira nta kindi ni A. Birabujijwe guhindukira. Nyamuneka kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara n'umurongo ucishije mu ibara ritukura. Twakomeje n'ikibazo cya kabiri uyu munsi cyabazaga kiti, iyo kwibya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ese ni ayahe mabara? A. Umukara. B. Umweru. C. Umutuku. D. Nta gisubizo kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo gikurikira. Ese ni A. Umukara cyangwa ni B. Umweru. Ese ni C. Umutuku cyangwa ni D. Nta gisubizo kirimo. Hani igisubizo gikurikira nta kindi ni D. Nta gisubizo kirimo. Nyamuneka kubera ko icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'ubururu. Hano rero muri bino bisubizo baduhaye nta bururu bigize baduhamo. Nyamuneka kino kibazo niba kiguha bashyizemo ubururu uzahitamo igisubizo kuri ko ari ubururu. Twakomeje n'ikibazo cya gatatu munsi cyabazaga kiti, ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? A. Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje ibirometero 5 ku isaha. B. Nta burenganzira kirimo mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D. Nta gisubizo kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo gikurikira. Ese ni A. Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje ibirometero 5 ku isaha cyangwa ni B. Nta burenganzira kirimo mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. Ese ni C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D. Nta gisubizo kirimo. Hani igisubizo kuri nta kindi ni C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Nyamuneka niba utari wahisemo C, bino bibazo biragenda bikagaruka, nikigaruka mu kizamini cyawe uri bukore uhitemo C. Ikibazo cya kane uyu munsi cyabazaga kiti, ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B. Iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo gikurikira. Ese ni A. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyangwa ni B. Iyo nta kimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A ari kutubwira ngo niyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, naho B yo ikatubwira ngo niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Twakomeje n'ikibazo cya gatanu uyu munsi cyabazaga kiti,
itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese ni he? A. Ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B. Ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese uri kubona ni igisubizo kikurikira. Ese ni A. Ni ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga cyangwa ni B. Ni ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. Ese ni C. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kandi igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Nyamuneka niho hagomba gushyirwa itara ndanganyuma. Twakomeje n'ikibazo cya gatandatu. Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwa bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Ibyumweru 2. B. Amezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo kuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo kikurikira. Ese ni A. Ni ibyumweru 2 cyangwa ni B. Ni amezi 2. Ese ni C. Ukwezi kumwe cyangwa ni D. Nta gisubizo kikuri kirimo. Hano igisubizo kikuri nta kindi ni B. Ni amezi 2. Nyamuneka ibyo bikorwa mu gihe kingana n'amezi 2. Ikibazo cya karindwi uyu munsi cyabazaga kiti ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriweho uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi n'urenze na rimwe ibirometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriweho uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi n'urenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. A. Agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'uruhande. B. Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo kikurikira. Ese ni A. Ni agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'uruhande cyangwa ni B. Ni ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. Ese ni C. Ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nyamuneka niba utari wahisemo D, kino kibazo kikagaruka mu kizamini cyawe uri gukora uze kuza guhitamo D. Twakomeje n'ikibazo cya 8. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku mugongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye ku mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku mugongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye ku mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ku bihe binyabiziga? A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ategamye. B. Ni ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye cyangwa ni B. Ni ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. Ese ni C na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 ahateganye. Iki ni cyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 9 uyu munsi cyabazaga kiti
ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. A. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ni A. Ni santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, cyangwa ni B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ari kutubwira ngo ni santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, naho B ikatubwira ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 10 uyu munsi cyabazaga kiti ese iki cyapa gisobanura iki? A. Aho imihanda ihurira. B. Inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. C. Umuhanda udakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Imihanda aho imihanda ihurira, cyangwa ni B. Inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. Ese ni C. Umuhanda udakomeza, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kino cyapa kiratubwira ngo ifungana ry'umuhanda. Nyamuneka iki cyapa kiratubwira ifungana ry'umuhanda. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, gifite ishusho ni mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura ifungana ry'umuhanda. Rero muri bino bisubizo baduhaye nta hantu bigeze baduha ifungana ry'umuhanda. Nyamuneka rero ugeze kuri channel bwa mbere utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi ujye ubona aya masomo, kubera ko nayatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugatsindira provisoire yawe. Wowe urimo kwitegura gukora ikizamini cya provisoire, mbona kongera kwibutsa menya ko mu gihe ugiye gukora ikizamini cya provisoire, nyamuneka nta kindi cyangombwa kiba cyemeye cyasimbura indangamuntu yawe. Uba ugomba kugenda witwaje indangamuntu yawe. Ikibazo cya 11 uyu munsi cyabazaga ati ese ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ese ni ku yahe matara? A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbara. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni itara ndangamubyimba, cyangwa ni B. Ni itara ryerekana icyerekezo. Ese ni C. Ni itara ndangaburumbara, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. Bino bisubizo byose ni ukuri. Nyamuneka ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 12 uyu munsi cyabazaga kiti ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri cyose ni A. Ni ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, cyangwa ni B. Ni ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Ese ni C. Ni ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bino binyabiziga byose batubwiye hano bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ni mu mezi 6 ntabwo ari mu mwaka. Niyo mpamvu hano duhisemo ko ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo hari ukundi bakibaza bwo bakakubwira ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, cyangwa se rimwe mu mezi 6. Bakakubwira A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Bakakubwira ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D. Bakakubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Icyo gihe uzahitemo ko ibisubizo byose ari ukuri.
hano rero uyu munsi batubajije ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twakomeje n'ikibazo cya 13. Nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ishobora kurekurana n'ibiziga keretse nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse a. iyo bireba feri y'urugendo, b. iyo kurekurana ari iby'akanya gato, c. iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi, d. byose ni ibisubizo by'ukuri. Ese uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni a. niyo bireba feri y'urugendo, cyangwa ni b. niyo kurekurana ari iby'akanya gato. Ese ni c. niyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi, d. byose ni ibisubizo by'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni d. byose ni ibisubizo by'ukuri. Nyamuneka niba utari wahisemo D, bino bibazo biragaruka buri munsi, nikigaruka mu kizamini cyawe uri bukore uhitemo D. Twakomeje n'ikibazo cya 14. Birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri za rumoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga cyambaye inziga zidagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ku bihe binyabiziga? A. ku binyabiziga by'ingabo, b. ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 uvuye aho ziba, c. ibinyabiziga bya polisi, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni a. ni ku binyabiziga by'ingabo, cyangwa ni b. ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. Ese ni c. ibinyabiziga bya polisi, cyangwa ni d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b. ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. So twakomeje n'ikibazo cya 15. uyu munsi cyabazaga kiti uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni. Uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni a. ni toni 10, b. ni toni 12, c. ni toni 16, d. ni toni 24. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni a. ni toni 10, cyangwa ni b. ni toni 12. Ese ni c. ni toni 16, cyangwa ni d. ni toni 24. Hano igisubizo cy'ukuri ni c. ni toni 16. Nyamuneka ni toni 16. Twakomeje n'ikibazo cya 16. uyu munsi cyabazaga kiti imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Ese imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? a. abanyurwa n'amagare na velomoteri, b. abanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, c. abanyurwa n'abanyamaguru, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni a. abanyurwa n'amagare na velomoteri, cyangwa ni b. abanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Ese ni c. abanyurwa n'abanyamaguru, cyangwa ni d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni c. ni abanyurwa n'abanyamaguru. Nyamuneka ni hariya mu ndimi z'amahanga twita ngo ni muri zebra crossing. Rero ya mirongo yera ibiteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo hagati mu burebure bwawo. Rero ntanyura n'abanyamaguru. Twakomeje n'ikibazo cya 17. uyu munsi cyabazaga kiti umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuraho ibumoso. umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuraho ibumoso. a. nshobora kumunyuraho nyuze iburyo, b. sinshobora kumunyuraho, c. nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni a. nshobora kumunyuraho nyuze iburyo, cyangwa ni b.
sinshobora kumunyuraho. Ese ni se nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije, cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Twakomeje n'ikibazo cya 18. Uyu munsi cyabazaga kiti ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ese ni ibihe byapa? A. Ibyapa biyobora n'ibitegeka. B. Ibyapa biburira n'ibitegeka. C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri cyasa ni A. Ni ibyapa biyobora n'ibitegeka, cyangwa ni B. Ni ibyapa biburira n'ibitegeka. Ese ni C. Ni ibyapa bibuza n'ibitegeka, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ni ibyapa bibuza n'ibitegeka. Twakomeje n'ikibazo cya 19. Uyu munsi cyabazaga kiti ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara umwanya munini. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari ese ni A. Ni feri y'urugendo, cyangwa ni B. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. Ese ni C. Ni feri yo gutabara, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ni feri yo gutabara. Nyamuneka niba utari wahisemo C, bino bibazo biragenda bikagaruka. Nikigaruka mu kizamini cyawe uri bukoreze kuza guhitamo C. Noneho twageze ku kibazo cya nyuma. Ikibazo cya 20 uyu munsi cyabazaga kiti ese iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. B. Birabujijwe kuhanyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ese ni A. Ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, cyangwa ni B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. Ese ni C. Birabujijwe kunyuranaho, cyangwa ni D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Hano igisubizo cy'ukuri rero kino cyapa kiratubwira ngo ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Nyamuneka ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ubu rero tubana umunsi ku munsi, uwo twabanye muri iyi video ugiye kutubwira igisubizo hano cy'ukuri. Hano bari kutubaza ikibazo, bari kutubwira ngo ese iki cyapa gisobanura iki? Baduhaye ibisubizo 4, tugomba guhitamo igisubizo kimwe nyakuri. Giye kutubwira igisubizo cy'ukuri muri komenti. Kuri A bari kutubwira ngo ni iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Ni iteme rinini kandi rirerire. C. Ni ifungana ry'umuhanda. D. Ni iherezo ry'iteme rifunganye. Ugiye kutubwira muri comment hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ni B, ni C, cyangwa ni D. Uri kubona iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Ugiye kubyandika muri comment utubwire igisubizo cy'ukuri. Nyamuneka rero urimo kwitegura gukora ikizamini cya Prozwari, twe nka Tsindira Prozwari tuba tugomba kugira inama zagufasha kwitegura neza cyane kandi ukagera ku ntsinzi mu gihe gito cyane. Guhora wihugura, gusoma ikibazo cyose mu gihe uri mu kizamini cya Prozwari, gukora vuba, kanda subscribe kuri YouTube channel ya Tsindira Prozwari niba utarayikanda kugira ngo ujye ubona icyo dusize cyose, kubera ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugatsindira Prozwari yawe. Nyamuneka kora rimwe dutsinde is our goals, niyo ntego yacu. Rero muri kwitegura gukora ikizamini cya Prozwari tubifurije amahirwe masa kandi Imana izabibafashemo. Turabakunda cyane. Gusa wowe ugeze kuri channel ya Tsindira Prozwari, wowe turakanda subscribe, wowe ugiye gukanda subscribe, wowe wakanze subscribe, wowe uduha like umunsi ku munsi, wowe ugiye kwandika comment, wowe sharing amasomo yacu buri munsi. Mwese turabashimiye cyane, Imana ibamugisha kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Turabakunda cyane, muhorane n'Imana ndetse n'amafaranga menshi kandi muzabitsinde. Ciao ciao.